Abakunzi ba info and famiyata, mugire impagarike n'ubugingo. Tugiye kubagezaho byinshi mwibaza ku mujyi wa Kibuye, nk'umwe mu mijyi myinshi igize u Rwanda. Ufite ibikorwa remezo byinshi bigaragara. Tubahaye ikaze. Umujyi wa Kibuye ni umujyi uberanye n'ubukerarugendo. Urimo amahoteli atandukanye yakira abantu, amaresitora, ukagira gare yakira abantu, yaba ari abavuye mu mujyi wa Kigali, abava i Rusizi, n'abava mu mujyi wa Rubavu. Akaba ari umujyi uri ku mazi. Abantu benshi bakaba baza kuhasura bagatembera mu bwato, bakoga mu Kivu, bakaba basura n'ibindi bikorwa bihakorera. Hakaba haboneka inzu ndangamurage y'ibidukikije. Kibuye ikaba ari umujyi uherereye mu burengerazuba bw'u Rwanda, mu karere ka Karongi. Kaboneka n'ibindi bikorwa mu rwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Hakaba abahatembera baryoherwa n'ubwiza bwaho, dore ko hari imisozi, ibibaya, ikibaya, kandi hakaboneka serivisi zose ushobora kubona mu mujyi. Hari amabanki, hari ibigo by'itumanaho, hari za farumasi, mbese icyo wakenera cyose ku Kibuye niho wagisanga. Kibuye kandi izwi nk'agace gakorerwamo ubukerarugendo. Abantu baza koga ku mazi, bakajya muri za resitora, bakarya, bakanywa, kandi kakaba ari agace kegeranye na za parike, ku buryo ushobora kuhava ugasura ibindi bice byose washaka igihe ushakiye. Nk'uko twabivuze ko
hari umuhanda uva i Kigali, hakaba n'undi, akaba ari nawo ukomeza ugana i Rusizi. Tukaba tuzi ko umuhanda uva i Kigali hashamikiyeho undi uva i Rubavu, bivuze ko gare y'aha ngaha ku Kibuye yakira imodoka zivuye muri ibyo bice byose by'u Rwanda. Ibiro by'intara y'Iburengerazuba bibarizwa mu mujyi wa Kibuye. RSSB nayo irahakorera. Mu mujyi wa Kibuye hari ibikorwa byinshi by'ubucuruzi, aho bacuruza ibintu byinshi bitandukanye. Habarizwa isoko rigezweho rya kijyambere, hacururizwa ibintu byinshi bitandukanye, harimo imbuto, imboga, inyama, imyenda n'ibindi byankenerwa mu buzima busanzwe. Umujyi wa Kibuye ukaba ufite gare inyurwamo n'abagenzi ndetse n'abajya ahantu hatandukanye nk'uko twabivuze muri iyi video. Umujyi wa Kibuye hatangirwa serivisi zitandukanye, yaba ari serivisi zijyanye n'iby'irembo, serivisi zo gufotora hakoreshejwe za fotokopiyeze, hatangirwa serivisi nyinshi kuko habarirwa n'ibiro by'umurenge, aho ushobora kubona serivisi zitandukanye ku murenge. Dore ko serivisi mu Rwanda zegerejwe abaturage. Ubwo rero waje mu mujyi wa Kibuye ushobora kubona serivisi zose wifuza. Reka mbashimire mwese mwakurikiranye amakuru atandukanye cyangwa se ibikorwa bibarizwa mu mujyi wa Kibuye. Musangize abandi iyi video kugira ngo nabo bamenye ibyiza by'umujyi wa Kibuye, kandi mwandike muvuga uko mwabibonye, kandi mukore subscribe kuri uyu murongo. Turabakunda, tubijeje ko no mu bihe biri imbere tugiye kugerageza gukora cyane tukabagezaho amakuru menshi atandukanye kandi y'ubwoko butandukanye. Murakoze.